Bararwanye ndagusebya ndagutonganya Shakaye waje mbabarira ngiye naraguhemukiye nagufashe nabi urabizi ku Karubanda nakuzanyeho by'amaferiyeri kandi ninge bireba siwe bireba ntago wari ubizi ariko ngiye Mudogo gusabye imbabazi vuga ko nazongera kuguteza abantu dore ntagukubise kandi uri umubyeyi inama wangira uri ndusha n'imyaka yewe wanangoboka mu gihe nagize ibibazo nizere ko bitazongera oya nukuri ntago nzongera kunyubahuka kuko warambabaje birambabaza biranja awe niwamenye cyatumye azamuka ariko yaje mu rugo avuga ko umwana ari uwawe mu gihe yaje nekwebwe nago twamusubizayo umwana tugomba kumwakira neza ahubwo nuko kumwakira kora kumufasha niba adashoye no kurera ariko ko nago mu mwakira ngo ndi nuko namuteye akitwa ko umwana ari uwawe nta kibazo reba ibyo bitutsi byose asanze umwana ari uwawe reka ngewe nongere mfukame bwa kabiri Imana ifashe ntuzongere kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi gundi reka mbaye ikaze ariko uyu munsi nta kuvuga ibintu byinshi hano dufite umuntu witeye maquillage Kayusi asigaye usa neza muri iminsi I'm good I'm so faster if you want to can show me live because my God mbameze neza cool kabisa ndameze neza urumva ko nindi misiganze mama tuguhaye ikaze rati murakoze umishize Kayusi yakibagirwa nandi bari kumeze utese meze neza iminsi myinshi urakomeye ndakomeye hanyuma Kayusi kuko muri iminsi kwisiga ibi maquillage byinshi urabona nyine ko aninge gakubwa kagezweho mu iminsi ni wowe uharawe narabice bigacika ninge abagabo bose basigaye barangarira ujya mu isuku ukagura kuko ugahahutse mu iyi myenda nyikura America niyo dumba abayanzaniye abayurije indege akayizana akayipakiza indege ikayinzanira ega mfite aba diaspora bankurikirana banankunda mu Burayi niyo mpamvu buriya dumba ntago yatuma asa nabi rwose nibo bandemera pe sinakubesha kandi dumba hari respect you mama ndabona wumiwe ungewe babyancanze nabuze nuko mbigenza Kayusi niwe wifuzagura uramba numi gusa nyine wakoze kuba wampuje nawe gusa hari byinshi ubwa mbere kuva namenya Kayusi noneho yambwiye ati ndifuza kuganira n'umuntu na Mudogo na Mudogo tukaganira koko se ari umushaka ari wo mushaka koko se yabivuze zimubeshyera pe ariko none umenye imvura igiye kuza ziki ibyo bintu bitabaho ngaho nabikwibwira pe oya mu buzima busanzwe ntago igihe cyose umuntu yahora ari umusazi ndakasa mutwe ngewe kubera ko nanjye si ngewe mbafite ama depression mba natewe n'abantu baba bangendaho ku byishi kandi burya wihoreye aho ngabiki niko bivugwa niko bibanyemeze gusa ntawe utanga Imana kwiheba burya ibyanjye inshuro nyinshi mbishira mu Imana uranasenga burya ego ko data twese mu ijuru izina ryawe ryubahwe Imana ari tudumiwe koko Imana ndayikunda ngaho mama Mudogo wawe ngo rero ubwo icyo wifuza kumubwira nawe araharara byumva ari bugusubize gusa nyine nayo mfite isoni ibaze Kayusi yagize isoni nayo mfite isoni ega ntago byoroshye kuko ababyeyi buriya bahora ari ababyeyi ufite isoni bajya banavuga ngo akabura ntikaboneke ni mama w'umuntu hagito ngaho nari nabuze aho mpera mpura nawe nari nabuze aho mpera mbese mwisobanuraho bitewe vuba vuba icyakuzanye ko numva nteye amatsiko ariko noneho nta kibazo so mbere ya byose ndagira ngo kubyabayeho uriya munsi baza kungira inama z'ubuzima kubyerekeranye n'ubutinganyi bwanjye batari banabizi hari ukuntu bitagenze neza biba ngombwa nyine ko dushamiranya sibyo kandi burya ntazibana zidakomanya amahembe niko bajya bavuga ariko noneho nari maze iminsi ntekereza sinari ndyamye yubaha se agira kubaha reka ahubwo se mu rugo mwari muri aho mwari mumeze neza turakomeye azansuhurize mama na papa ubabwire nyine ko byakaze byarenze indi ntera we kuki utaza ngo bibwirire Kigali yamusajije Kayusi yewe Kigali iba yanciye amafiliyeri bayansatije Kigali nta kuntu itari kunsaza kuko yanciye amafiliyeri inshuro nyinshi urabona abagabo mpura nabo bazatuma ngiye noroherwa mu mutwe ese wagiye bakwe bagufata ku ngufu
ntago bafata ku ngufu n'ubwumvikane ariko hari ahantu iyo hageze ntabwo uvamo harajyo hajya hatari koko bana yanjye hari ahantu buryo ugera ukabona ni mubuki neza neza n'ibyo bintu uvuga birantera isoni ariko hagati aho ngaho ubishize urabizi narakubangamiye kubangamira mu buryo budashobotse mbese butunumvikana twararwanye ngira ngo mwese mwarabibonye uburyo twarwanyemwo byari byatewe n'abantu bangendaho banshinja ibyo ntakoze ntanazi ariko hagati aho ngaho nawe rega nawe yajahaniraho kandi burya inkoni yishikira gufa ni hamgeso yararengereye cyane kuba nawe yaraje nkubitira mu mbaga y'abantu ariko ibyo giye simbitaho umwanya sina nabigenderaho ikinzanye ubu ngubu nuko nca bugufi imbereze akama amahitamo mbese y'umwanzuro we yaba yarafashe amahitamo cyangwa uje gusaba imbabazi ndazimusaba ariko nawe agomba kuma amahitamo y'umwanzuro w'ibintu bye nyene bitewe hari umwanzuro w'ibyabayeho ntazi sibyo abubwe aba yaragiye kihererana hagati y'imiryango wowe banze ukora icyakuzanye gusaba imbabazi rero Mamudogo rero umbabarire nari nabuze aho mpera zikuvuye ku mutima mbere na mbere eba nahangaha neza ntabwo ibyo nabyemera ubwo si ubwo wabyizera wa nukuri ese ntabwo mbona ko nishimye ntabwo mbona ko nishimye bishimye byatari yewe namwe za nzoga bitazamukubita umwice yego nyakasa ariko ntabwo zisindisha ni twa tundi tworoshanye n'imitsi y'ubwonko yewe ari byo koko nyagasani yaba tugendereye ariko hagati aho ngaho ndagira ngo nce bugufi imbere ya byose kuko twararwanye ndagusebya ndagutonganya ngene naguhemukiye nagufashe nabi urabizi ku karubanda nakuzanyeho by'amaferiyeri kandi ninge bireba siwe bireba ntago wari ubizi ariko ngiye Mamudogo gusabye imbabazi vuga ko nazongera kuguteza abantu dore ntagukubise kandi uri umubyeyi inama wangira uri ndusha n'imyaka yewe wanangoboka mu gihe nagize ibibazo ariko hagati aho ngaho yewe nizo mbabazi nje gusaba akuraza agahinda waneye urazi ukuntu nababaye ubwo surisereye koko bivanye ku mutima wani ukuri bindi ku mutima biri serious bindi ku mutima koko use birashoboka jewe abantu banyumve ndazisaba imbabazi ndetse n'abantu badukurikiye ndetse nawe ko nabangamiye nkarwana na Mamudogo mbese nkamukubita ariko nawe warankubise urabizi ariko byose ariko wari umwana wari kwemera nkaguhana kuko ndi mukuru rega nta nakosa narindimo ngomba kukugira inama nta nikosa narindimo nta nikosa kuko ibyo bintu ntago ari byiza ngomba kukugira inama ukabereka tukabana neza twishimye nk'umuryango wacu nta n'ikibazo gihari ariko ngenda ndashaka guhaguruka ari ukumbabariye kandi biranshimisha cyane nuramukumbabariye inama zawe yewe genzajya nzumva buri kimwe na mama wambyaye ntaho naguhungira ntaho nubundi mfite no kwitera ijeke mfite no kuba nakwitera ibyuma kugira ngo bigaragaze ko nagupfiriye ari we muryango mfite ariko mu buzima busanzwe ndagira ngo umbabarire kubyo nagukoreye naguteje abantu naragututse rwose ndakwandarika abantu bose bamenya ko narwanye na Mamudogo kwicuza muri make niyo mpamvu naguhamagaye mugiye ati mfasha uriya muntu Mamudogo genda muhamagara ntakajya afata kuri phone ariko nawe yabinkoreye kandi nawe yakoze kuko ngiye ntariko nari kuzapfa nkubwiye ngo duhure ubyemere najyaga nguhamagara ukanguka ukanja kana nakwandikira ukanguka banazera ntagutuma abantu tinitumuze tintagunzi rero ko waranyakanye iyo umwana aje asaba imbabazi aca bugufi ugomba kumuha imbabazi ndakubabariye mwana wawe nizere ko bitazongera nukuri ntago nzongera kunyubahuka kuko warambabaje birambabaza biranja gusinzira birananira naraye nkanuye uraza amajoro naraye nkanuye kubera kunukira mu bantu kunkubita yewe mana yanjye byarambabaje cyane ariko ubu mu mutima wanjye ndaruhutse nta nubwo nifuzaga no kukubona mu maso yanjye ariko kubuva uje usaba imbabazi ndaziguhaye pe rwose urakoze nanjye rwose nuko ntafite icyo nakwitura kuko abagabo b'imisi nta kintu bari kumarira mw'imisi nubwo ndi mu bibazo byo kuba naba ndi mu kibada ntago bivuze ko ubundi se abo bagabo wabaritse kuko
abo bagabo wabaretse ibyo bivura muhito ubu koko ugiye kwanga ubu umugabo koko umugore nako wambara amakanzu amajipo ibintu bya hano ibintu bya koko wabiretse ukaza mu muryango wacu ko nta kintu twabuze ibyo byo rwose nakabyumvise pe nukuri bireka n'abapasteri n'abapfumu ndetse n'abadogiteri ntako batagize baza ngo bamvura banansengera ngo ni ibirozi bireke Imana ishobora byose nese basi nimbire kuzampa umugabo tubana byibuze nzabareke kujarajara cyangwa se amaguru ko ngiye ni ukamesa kamugafata we nanshakire rwose nanshakire umukwe wanjye basi w'umugore wanjye nanshakire umukwe w'umugore wanjye mbese urashaka umugore nanshakire umugabo nyene nagira umugabo mu bantu muziranye niwe wamenya abagabo kuko se kuziranye n'abantu benshi basi zuzanshingira ntegura ubukwe nerega nta cyatunanira twumvikanye tukubahana ukabitubwira neza kibazo nuko mwa murimo kuza mundwanya ngo havuye muri ibyo bintu by'amafiliyeri ngo byo kugupanura ngo byo gukubitira kandi mu by'ukuri ngewe njyamana n'abagabo bagenzi banjye ni naho nkuri byishimo urumva abagabo bagenzi bawe ari bwo buzima uba wifitiye ari byo bikunyura mbese ubwo tuzarekeraho niko mumfashije aho ngaho ngiye wambwira rwose nkareka kujarajara abagabo nkareka kubirukamwe ugahitamo umwe ibindi ukagwicara hamwe ukabireka nta kibazo nukoresha ikikwe tuzavuga ko uri umuhungu wawe umukazana azaza yitwa iki umugore wanjye azaba ari ikirumbira habiri kuko azaba atera akanaterwa nge niko nabivuga nta by'umukwe bihari no mukazana ubwo nta mukwe nta n'umukazana none se mubesha ariko nyene ngiye n'umugore wanjye kuri wowe zaba ari umugore wawe mu bantu nzamukubitira nawe nkubitire yewe we iyo uvuze ibyo niho bipfa mana yanjye noneho none se ko ariko bivugwa bivuze ngo umuryango kwemere gutyo nta kundi ukwemera gutyo pe naze mwamugira nta kundi nyine tuzemera gutyo tumutunguko ariko tuzi ko ari uwacu nese twamujugunya he hari uwacu nta muryango ubura ikigoyi nyine nakundi kandi nawe rero wa munyamakuru we hari ibintu rwose bitajya bivuga pe none se kuki uvuze iryo jambo we oya kandi ubwo urabizi utangiye kundakaza turi kuvugisha ubwo uragira ngo mbe umusazi dore ko mwe mutuma mbe umusazi abantu bakanyiha bakambeshera ngo nige wasazi ngo nta muryango ngo ubura iki none se ubwo ni uzawo se wasabye imbabazi se turi meze neza none se ushaka kumenya ko nyene ikigoryi ariko je nubwo ngusabye imbabazi uretse mubwira mbwira ibya ruriya ruhinja bakubwiye banakweretse ibintu nabonye nibyo cyo ntago ari byo nibyo wafashe umwanzuro umeze ute nk'umuryango koko uzi ko ngewe ndi umutinganye njyamana n'abagabo bagenzi banjye uriya mubyeyi yaje avuga ku mwana ari uwawe nyene kutamubajije iyo nda nimba yaranyuze mu zuru ariko yaratubwiye ngo nuwawe najyamanye nawe ureba se ntago rero nari kubihakana ubiya gutese wemera ibintu utabonye umubyeyi nkuriya yazarira reka sinakubwira avuga ko umwana wari kubigenza gute twaramwemeye nk'umuryango akuze umuntu kwemeza amaraso atarayawe uzi ukuntu biteye agahinda ariko uzikurera umwana utari uwawe none se tuvuge ko yakubeshyeraga none se wowe none se kuri kuvuga ngo ntago yambeshyeraga basi se wowe ufite ibimenyetso bigaragaza ko nge namuteye ndetse najyama icyambere cyo ngewe reba umusatsi wanjye n'umweru reba amatwi yanjye arapfumuye sibyo reba ibiziriko mu matwi n'amahereni uriya mwana ari bizirika afite mu matwi no mu mahereni none se ngewe genda akayobe ngewe ngenda akametisi urabona se ngewe nsa n'inkono ngewe uriya mwana sibyo je ntabwo nge nsa n'inkono iteka yaje atubwira ko karakana nagakara cyane urabona karakana atubwira ko umwana ari we wamuteye inda atubwira ko mwahuriye karakana gasana jagwari kandi ngewe ntabwo ndi jagwari ni cya gikoko cy'umukara tsiritsiriri nese urabona nge ndi jagwari umwana ni jagwari oya ntabwo ndiko ikintu kiri kumbabaza nukuntu ngo yamubwiye ngo azaza no mu mwana ahubwo se umuryango wawe wavuze ko umwana bamushaka akubwo uriya mukecuru ntagakunda abana nta nubwo yishimiye inda bamuteye ahubwo se we yamutuha ko yamukomeyeho yaramubimye urumva umwana we ariko ubwo nuko umufasha kubera ko yabuze uwo yegika inda oya kubera ko ari uwawe n'impamvu bamwe nukubera ko ari uwawe ariko wewe uvuga ute ngo nuwanjye kuko niko yabivuze kandi umubyeyi nkuriya ntago yaririra kubusa abagabo yagiye ahura nabo nyuma yaho ngewe tutarahura kuba yaramenya ahantu nari intuye naho yaratuye bishetse kuvuga ko ariko mu bagabo yahuye ariko ni wowe yavuze ko nta wundi noneho reka nkubwize ukuri mbere yuko wemera uriya mwana
mbere yuko nk'umuryango mufata umwanzo kumira uriya mwana sibyo ngewe yuza kumira ngo byibuze ko nateye indadumba nari kubyumva ufiteho uburenganzira Kayusi nawe afite uburenganzira muri uwo mwanzuro wo kwemera umwana kuko ntabwo mwakemera umwana n'uwo bavuga ko ari se atamwemera ahubwo Kayusi agomba kwemera agomba nawe kubyemera ko umwana mumurera cyangwa mumwemera cyangwa mumutwara abantu bararindagiye basigaye bateka imitwe bagatekera imitwe n'abatinganyi bivuze ko nawe agomba kubigiramo uruhare kugira ngahabi inkundo ahabwe se ngahabambeshira ngo bangujije ngo amafaranga n'imitungo ngo ndabinibyo bigaragara nagari wawe ninda Kayu ni ibintu byenda nagari wawe basi se byibuze waragitora ubusurira mu busi uburiri bwanjye ngo wumve cyangwa mu mayidirisha wumve ko ibyo naba mbishaka kwiki none se yewe icyo nakurikiranye n'umubyeyi waje atutakambira ngo umwana no wacu umwana turamutora kuko yambwiye ko mwana none se mwahuri yakumenya ate umva reka yakumenya ate nubwo muri umuryango rero nubwo muri umuryango yamenye gute nkuko nawe yakumenye uriya munsi yewe yaje ashakisha iwabo umupapa ngo iwanyu sibyo ngewe ndahagera nk'umwana wanjye ambwira uko mwahuye uko byagenze none se yakumenye nese ntabwo ubizi mwamenyanye gute se nese we ntubizi ko ngiye ntaterinda abagore ngiye njyama n'abagabo yewe yavuze ko umwana ari uwawe nawe uhita ubyemera ikintu twibaza nihe mpamvu ituma kugerekaho umwana uwo Yes nababwiye ko uriya mukecuru nshaka imitungo ariko ntago ndayifite mani je ntago ndi kabwera oya ntago ndi kabwera ntago nge ndisibika ntago nge ndi nyakatsi ngewe amafaranga simfite menshi ariko yantunzabaho yewe n'imitungo y'amabyeyi nayo ni yanjye uri kumva ahe niyo nishake kurunda rwa yega ngewe ntago uzi ko hari nge mwami wabatinganya ukizano ku isi nubwo abantu batarabyumva bataranabibona ntago ndayibagaragariza ariko nzabibagaragariza Hasi ntago ubibona oya reba fresheri man reba ukuntu nkeye reba nta kamodoka suragura kubundi yukize hari ukuntu kiranye nese umuntu akiza gura imodokari udafite imodoka mufite miliyoni 100 wasanga wenda ntegereje ngo abe menshi nzagura indege none ubura mubyeyi turabigenza gute ngaho tubwira umwana reka nkubyeyi sibyo niwe mwiru amafaranga sundi bayamuhaye nibashaka ko umvu yafite n'ubu ahubwo muzamumbarize yifuza ngahe wenda mu kizubukene sibyo nutwo nanifite ntumuhe ariko ari kubyina sebye uko wafasha umuntu utazi uza ufite amafaranga tuzamufasha nkuko ariko ntabwo wavuga ngo umwana ngo si uwawe reka tumufashe azi ibyo nibyo kuvuga ngo namuteye inda ngo namubyaje umwana uri kumva se ahangaha niho yabonye abagomba kuza kubivugira ngo bibwira abantu abibwira n'abanyamakuru yazagiye mu buyobozi saka bari umwana twamuteragana reka umwana aze mu rugo tumufashe nkuko nabandi twabafasha umwana n'umugisha gena nateye ninda ngewe umwana namwirerera ntago ufite uburenganzira bwo kundira umwana kireka napfuye nakiriho ariko yaje ari twashaka ni wamuteye inda se ariko yaje ari twashaka haruguru umurezi biyane yavuze ko ari wowe wamuteye ntago yarakwitiranije nk'umurezi biyane n'abakobwa baryama n'abahuje ibitsina uriya mwana agomba kuza mu rugo araguhamagara umwitabe ntago ushaka guhura nawe ni impamvu yifashisha abandi bantu kugira ngo akubone yazagiye kwifashisha ubuyobozi none se se baje bafata tuza bivuga mbere ari ibintu byajya mu tuza gato umwana agomba kuza mu rugo tukamwakira umwana n'umugisha nkuko wafasha abantu bahandi wenda niba atari uwawe niwamenye cyatumye azamuka ariko yaje mu rugo avuga ko umwana ari uwawe mu gihe yaje twebwe ntabwo twamusubizayo umwana tugomba kumwakira neza ahubwo nuko kumwakira kuri kumufasha niba atashoye no kurera ariko ko ntabwo mumwakira ngo ndi nuko namuteye akitwa ko umwana ari uwawe nta kibazo ko nge namwiyandikaho se ko nge naterinda abagore ko nzi ko iyo umwana avutse batamwandika kiri kwa muganga icyo kibazo utakimubajije urumva ngiye icyo kibazo nakibona igisubizo aba yakwanditseho ubwo yaba ari uwawe wenda c'est vrai abanyanditseho yaba ari uwanjye ariko nubundi umuntu ntago umuntu yavuga ko umwana ari uwawe atari uwawe none se yaza kubeshya ntago abeshya mubyeyi nkuriye urabona yaza kubeshya ngaho azazane mu bitabo bandikamo impinja none habyerekane nibwo nzaba nsinze noneho ikindi cya kabiri inama namugira sibyo azagende kwa muganga natwe muduhamagaze tuze bapime DNA ndayafite nese ni menshi oya ni menshi se ayo mafaranga yose harubwo ni miliyoni 5 ko amafaranga ari menshi nta nuko bayatanga rero umwana ayo ngayo nzabwira inshuti zanjye sibyo
nzabwira inshuti zanjye ziyanyohereza nzabwira Dumba na Yago banyohereza amafaranga njye gupimisha DNA barebe ko nateye inda ko njye njyama n'abagabo bagenzi banje ariko ayo mafaranga ubwo twayamufashisha nubundi ukamuha amafaranga atabiri ibyuya uri abagomba ugiye kumupimisha bwo ugasanga nuwawe ireba igihe wataye reba umwanya wataye kandi ngiye ngira ngo nce amazina yenda ngira ngo nce amazina abaye uwawe usanze ari icyo gihe byagaragara ko ari umuteka mitwe ari ngiye umuntu wahemutse ariko ngiye ku bwanjye mpagaze ku ijambo ryanjye ntago uri mwana ro jewe nirinda gute se kuva nakavuka haka abantu bavuga amagambo menshi disi noneho harabambwira ngo wabatenda bandi byo babwira nabo baze nk'uyu mukecuru ni beshi nimba bashaka amafaranga baze basimburanya ngo baramukunda bakumbaza ngo baragukunda ibaze noneho ibaze menya yakayise menya afite n'imita batera none sibwo ubonye ko umuntu kwamagara ngo kayise mufite umwana ni hari umugore wari unkubise anziza uyu uzi impamvu se bambwira ngo barankunda n'uburyo ki bashaka kunshinja impinja barabona nyinda kametisi nabyara tuzungu tutwana twiza ariko ntago byakunda abametisi barabona none se metisi urabona utari we ariko mana yaje urabona udasa nka metisi ikintu cyo mbona muri iyi minsi umeze neza hari umuntu utakuzi kweri ko nawe uri umumetisi ntabwo nakurusha ugenda arenze dore ibitsi byuzuyeho intuze kariya amaribori ahantu hose n'amaboko tugomba gupanga igihe uriya mwana azazira mu rugo ako uzajya ubaga wifashije ntuzabinza n'ibyo bintu yewe reka nkubwire ngwe n'umwanzuro umpa amahoro nanjye ngo handi icyo dupfana n'umuryango nawe ukabundi haka ibyo gufata impinja ukaza uzindemekaho duhana amahoro reka tuzajye mu gitabo cy'indangamimerere turebe oya ni wowe nyine se turebe naho yagiye kwipimishiriza no kwa muganga harimo no kwa muganga harimo nuze igipapuro cy'amavuko cy'umwana haba hari hose na mama we none se mwa bantu mwe no kujya kwipimisha ariko ntabwo babyana umuntu utazi amazina ye bibaho se ntabwo umuntu yagutenda utazi amazina ya nyayo ngaho muzamuwaza amazina yanjye nayatora ikintu nshaka nibagiwe cyakuzamuwaza amazina yawe yombi kandi bya satani akayatubwira akatwereka n'indinga ndamimerere irangamimerere tuhita tujyana hehe no kwa muganga ashobora kujya kumwandikisha yatanze na ruswa biriya nta ruswa bigira nibyo kwa muganga ntabwo bigira ruswa umwana aba hariho ababyeyi bose atwereke turebe reka niba yari ibyirangamuntu yanjye akajya fini rwose umwana azaba ari uwawe kamurera ukamuha n'indishyi y'akababaro igihe cyose yarushye ari wenyine n'udukobwa tutunyarwanda ibyo nzabyemera rwose nzemera ko rwose ntera abagore nkatera n'abagabo ibyo nzabyemera ni igisebo nyene nzabyihanganira nzabafashwe nyine nk'umuhemu nzabafashwe nk'umuhemu amafaranga kuko waya umuhaye ko ibaza ari amafaranga yose erega namwe ntago musanzwe ariko uzi gushigikira umuntu mu mafuti erega umubyeyi nkuriya nago yaza yishishanya ubu nawe nibagutera inda y'ikinyendaro uzareba umusore wese nago nyibyara byararangiye nago nyibyara shwi uriya umukuru nini nawe arabyara nago erega kutabyara cyane nago bigombera ubukuru shobora ngiye kutabyara abama abagore beza n'abakobwa beza sibwo urabona uyu ngo atari myiza uzi no bonye nka mushiki wanjye nzakuzana mushiki wanjye bantu mudukurikiye mu myitegure ni naho mpamvu abantu bankunda nzabereka mushiki wanjye uriya mugore uwakubyariye umwana nzabereka mushiki wanjye ararambutse ni muremure uriya mu mama ni mwiza cyane uriya sana jagwari oya uriya sana jagwari kabisa ntago nakubesha oya ntago ari igitutsi ni igikoko gifite ibara ry'umukara oya icyo nacyo ni igitutsi urarengereye rwose umuntu nk'uriya yakubyariye umwana nubwo utamwemera ariko avuga ko mwabyaranye oya reka ngubwire rero sibyo reba ibyo bitutsi byose asanze umwana ari uwawe reka ngewe nongere mfukame bwa kabiri Imana ifashe ntuzongere gufata uruhinja nk'uriya ngo urunzangire ngewe sintera inda abagore ntera inda abagabo uzajya umpa amahoro twubahane utazongera no kundakaza kuko ngewe ibisazi mba nifite reka nigende ko nasigara ndwanye n'uyu muntu ni ukuri kw'Imana kandi wasabye imbabazi ngaho dore za mbabazi rero yarari gusa oya ariko ntago akabije nawe ureba za mbabazi nawe byari bigiye kujagura aribwiriza aragenda ubundi kayusi kubana nawe no kwigengesera
Hano we mbega rubanda rurapfusha ko bipfa byose. None se ikintu cyuriya mwana kimeze gite ko wumva we yasisiye yamwanze? oya mu bigaragara urumva ko ikintu mbona muzaganiriza uriya mumama, tuzaganiriza uriya mugore muganire nawe mwumva igitekerezo cye. Yatinyutse kuza mu rugo ababaye n'ubundi tuzamuha ubufasha, twamufasha nta mwamufasha mutanagendeye ku bya Kayusi, ko Kayusi n'umwana afite inkundarubyino nyinshi bari kumwe nazo. Umwana ntago azi kubyara uko bimeze, ntago azi umuruho. tuzi agaciro, tuba twarabyaye kera, tuzi ukuntu igise cy'umwana, tuzi kubyara, tuzi kugira kubyara. Buriya umwana ni ikintu gikomeye, kandi umwana ni umugisha. Tugomba kumurera, tukamufasha, tukamuba hafi, nawe akatuba hafi, umwana agakurira mu muryango yacu nta kibazo bitutwaye. Naho biriya byo kujya gupimisha no guta amafaranga n'ubundi, ariko kuko ntayo yaguha uramureka akayatanga. Tuzamureka agenda akora ibyo ashaka. Buriya ni ubusore, nta kimuvuna, nta mwana ahahira. Buriya arumva nyine ari uri ku gisi, arumva ari uri hejuru, ariko mwihorere. Ntago azi ibyingo by'iki gihe uko biba bimeze, ntabyo azi, ntiyabimenya. Ariko buriya nawe ni umuntu mukuru, mwe muzakore nk'abantu bakuru muganiriza uriya mama, ubwo nawe azababwira icyifuzo cye, muzareba ukuntu bizakemuka. Ni mu biganiro ikintu cyose iyo cyaganiriwe yaje ababaye, kandi nawe wabanje kumusimbukana. Naramusimbukanye, ariko buriya naricujije, namusabye n'imbabazi, nasubiye inyuma numva umumama nkuriya kuza kuririra umwana nanjye iby'abana ndabizi, narabyaye, mbese nanjye numvishe ngize agahinda. Umwana ni umugisha, ntabwo rero umwana yaza ngo umwange ngo uterekane ngo woshi. Yaba ari uwacu yaba atari uwacu, umwana ni umugisha. Umwana tuzamurera, tuzafatanya, tumube hafi. Reka dusubize mu kiganiro cyacu. Twari turimo kuganira na Kayusi bwa mbere na mbere, nubwo n'ubundi byari bigiye kuba bibi, ariko byibuza yaciye bugufi bwa mbere na mbere, asaba imbabazi kuko yaserereje no mu mama, bashaka no kurwana, ariko yaciye imbabazi, byibura hari icyo byatanze. Noneho Nyagasani yamugendereye, sinzi aho yaturutse. Uyu munsi rwose menya yari yasenze, ariko reka twizere ko ubwo reka dusaba Imana bizakomeze, Imana bizakomeze nk'uko bimeze ubu ngubu, bitaba by'umunsi umwe. Kadusubiza mu kiganiro cyo